kibazo. Ndiko nuri n'umukristo usenga. Yego ndasenga. Dayimoni nimba ari dayimoni kuri mosiyo baba bari gukubita ahubwo baba Njye nitwa Dushimirimana Fred, nkaba nkorera kuri YouTube, nkaba nkora comedy na filime ndetse nkakora n'ibiganiro bigiye bitandukanye. Uyu munsi ahangaha nagusanze Kirehe ku ivuriro, nashatse kugira ngo tuganire by'umwihariko. Nagusanze hariya bazana abantu bafite ikibazo cyo kuba afite stress nyinshi mu mutwe bikamutera ibintu bitandukanye. Baje kumbwira ko hari ukuntu ahantu mu matorero cyangwa se mu byumba ahantu basenga nyine hari ukuntu nk'iyo bari kubasengera mubangamirwa. Ese weho ubanje kwibwira abantu baba badukurikiranye witwa nde mbere yo kugira ngo utubwire uko biba bimeze? murakoze cyane, Imana ibahe umugisha. Amazina yanjye nitwa Uwayezu Laurence. Ikibazo n'insengero kuriya basengera abantu barwaye bitewe n'uburwayi runaka ufite, bakagusengera mu buryo budasobanutse bwa antikristo, baguhondaguza Bibiliya. Biriya ntabwo ari byo. Umuntu urimo ijambo ry'Imana ntabwo ahondaguza umuntu Bibiliya ngo arimo aramusengera. Arasenga, yasenga Imana yo mu ijuru igakora niba kuko aba afite ukuri muri we. Nkaba ngira inama abanyarwanda bamwe na bamwe baduteze amatwi Urusobe family. Sese n'abanyarwanda bonyine n'abandi bari hirya no hino mu mahanga. Hari ukuntu nanjye hari aho nagiye ugasanga basengera umuntu nyine bamukubita Bibiliya ngo bari kwica dayimoni murimo. Ese mu by'ukuri uko bagukubita Bibiliya suba wumva uburibwe weho ubwawe? Wumva uburibwe kandi baba bari kwangiza umubiri, nta nubwo baba bari kukiza ya dayimoni. Nimba ari dayimoni kuri mosiyo baba bari gukubita ahubwo baba bangiza umubiri. Kuko dayimoni nta mubiri igira. Yego. Dayimoni rero tuyinesheje iki? Gusenga no gukiranuka no gusoma ijambo ry'Imana. Ntabwo rero ari ukuza umpondaguza Bibiliya. Igihe mfite icyo kibazo cyangwa mugenzi wanjye afite icyo kibazo. Ariko hano uri kwa muganga by'umwihariko uri kubona hari icyizere ufite cyo kuba wakira? Cyane, icyizere cyo kirahari cyane rwose ko nakira uburwayi bukagenda mu izina rya Yesu. Mfite kwizera ko Yesu ari we Mana ishoboye byose. Amen. Birashoboka cyane. Ariko mu bantu bamwe na bamwe batarahishirirwa ko Yesu ari we Mana, ari we dukirizwamo, ari we twirukanamo abadayimoni, imbaraga z'umwijima zose zigahunga. Iyo wundi ugenda mu byumba iyo ngiyo barangiza bakamuhondaguza za Bibiliya n'ibiki ngo bari kumusengera, kandi ibyo ngibyo si byo. Mu by'ukuri urakoze. Natwe ubu butumwa turaza kugira ngo tubushyire ahagaragara bugere kure, abantu basenga gutyo nabo bagira icyo babihinduraho, cyangwa se abasengerwa gutyo nabo bumve ko bafite uburenganzira ku mubiri wabo cyane. Yego. Ndaza kuganira n'undi mugenzi wawe nawe aze kuza kumbwira uko abyumva. Hari ikintu wumva wabwira abandi bagukurikiye? Ndabashimiye cyane abanteze amatwi bose. Ikindi kintu nababwira ni uko mugomba kureba kure abantu b'abayobozi b'amadini baba babayobora, uburyo ki babayoboramo uko biba bimeze. Gusa n'ibyari biriho byababaje Imana no kumuvuga ngo insengero barazifunze zagombaga gufunga. Kuko abera bizeye Yesu Kristo ko ari we Imana yabo, ko ari umukiza wabo, barasenga Imana ikumva. Yego. Niyo mpamvu byose byabaye. Noneho abantu usanga bo ubwabo baba bari kwivugira ngo insengero ngo noneho barazifunze kuva ngo noneho ngo tugiye gupagana bihari. Uzapagana kuko n'ubundi uri uw'i Babuloni. Umwana w'Imana ntacyo kizamuhungabanyaho na gito.
cyane cyane wenda nka perezida Paul Kagame utuyobora we buriya musaza afite imbaraga z'Imana. Yararebye abona ibintu biri kudogera kuko amadini yatangaga imisoro imwe n'imwe ikadufasha mu gihugu, ariko bitewe n'iki n'ibyari biri kuberamo ngaho abakobwa batwaye amadani mu byumba, ngaho abakini mu byumba, ibyo byumba ibyo byose bibabaza Imana kubera ko nawe ari umwisirayeli asenga arareba abona ntibikwiye arazifunga. Rero mutarayishurirwa ukuri ngo umenye ko niyo waba uri wawe ushobora gusenga Imana ikakumva, it is more problem. Inama nabagira rero ni uko mwasobanukirwa neza mugashakisha mukamenya amakuru ku itorero ry'Imana. Hari abantu bitwa abatakibarizwa mu madini, izi nyigisho mbi z'amadini batakizigenderamo, abo bitwa abana b'Imana gusa. Murakoze cyane rero, Imana ibahe umugisha. Yego, hari akandi nashatse kukubazaho gake, kwiga wagarukiye mu wa kangahe? Njyewe narize niga nyine mu buryo bugoye cyane, papa na mama baratandukanye, niga bingoye cyane, bingoye. Ndiga ngeze mu wa 4 segonderi mpura n'ikibazo cy'uburwayi bwo mu mutwe. Maze guhura n'iki kibazo cy'uburwayi bwo mu mutwe, nabayeho kuba mu bitaro, bakubita banjyana hehe, nta na hamwe batanjyanye na za Bujumbura, hose nararwaye mu bwonko. Ubwo ibyo byose byambayeho nyine nanjye mu miguruko kwiga aribwo ntiga neza. Agahinge kajemo ko mfata imiti nkayifatira ku gihe, ibintu byose mbifatira ku gihe. Ndongera ndaterera nsubira ku ishuri, nsubiye ku ishuri nabwo birongera biranga, byanze. Ubu nibwo uri kumbona mu bitaro, nageze mu mwaka wa 5 segonderi. Ariko gusa numva ko Imana ishoboye byose kandi nzi ko inesha. Namwe muri hirya no hino mufite ibigeragezo bigiye kuba bitandukanye, mwumve ko Yesu ari kumwe namwe pe, arakora. Nubwo turi kwa muganga turi gushima Imana kuba tukihumeka kuko ni byinshi tuba twaranyuzemo. Sawa rero, Imana ibahe umugisha, murakoze cyane. Nuko urakoze cyane. Ndaza kuganira na mugenzi wawe cyangwa se n'abandi batandukanye, nabo twumva icyo babivugaho ku bintu byo gusengera abantu cyane. Sawa, urakoze. Sawa, namwe murakoze cyane. Mukobwa umeze ute se? Meze neza. Nitwa Dushimimana Fred, wowe witwa nde? Niyo Jeanne Mukandayise. Nkorera kuri YouTube, kuri YouTube iyo umuntu ashaka Kurusobe Family. Noneho by'umwihariko nageza no ku bitaro bya Kirehe, musanze hano Kirehe, naganiye na mugenzi wawe ambwira uko yiyumva. Ese wo hano ku bitaro bitewe n'igihe uhamaze urumva umerewe ute? Ndumva meze neza kuko abaganga ntacyo badakora. Nahageze meze nabi ariko kuri ubu meze neza. Umeze neza, ni byiza. None se mu bijyanye n'uko bakuvura ubona nyine hari umusaruro bitanga? Ibi birabutanga kuko ariko ubu nkaba meze neza. Narakize kubera iki? Kubera Imana. Kubera Imana. None se wigeze ujya ahantu mu byumba bari kugusengera? By'umwihariko se bari kugusengera wabibonye gute? Nta mbogamizi wigeze ubibona mu kugusengera? Imbogamizi nagize ni uko nzi ko abantu basenga baba bizera bose. None ubu nkabona bari gusenga nkabona umwe araturutse ararize, numva birantunguye. Nkababaza ngo muri kurizwa n'iki? Ngo turi kurira kwa ko tubabaye. Muri make njye naketse ko bari kwicuza gusa, ariko nta yindi mbogamizi nabonye ko twarasenze turakizwa dusohoka twumva tumeze neza. None se kwa kundi numvise baba bambwira ngo bari ukuntu basengera umuntu bamuhondagura Bibiliya ngo akababara cyangwa bamuboshye, weho byakubaye? Nagusanze ku bitaro ku muryango wa 4, ahantu havurirwa abantu bashobora kuba baragize ihubangana ryo mu mutwe cyangwa se ryo kuba bafite ikibazo nyine cyo mu mutwe. Ese mu by'ukuri hano kwa muganga